sheri okay urabona rero twarenga ahangaha nawe urugendo twakoze ni rurerure ndumva nshaka kugwekenyera ahangaha hano se okay nta kibazo rogi ni hano nta kibazo nta kibazo ubwo rero nizere ko umeneka byataka ndahatosa cyane neza neza cyane umva uri fresh nizere ko uri umukozi mu mukino jewe makatanye jewe ahubwo umva ndagukoza ibicu umva birakurenga nawe buriya rero reka nkubwire ako si ubwiza urasa na bike umva nkubwize ukuri ntuzajya tubonana ako se shu hari ikintu ndi kwibaza nubwo ngiye ubundi wambonye ako si ako reka nkubaza aya mabuno ndeba namagurano cyangwa namaha oya nje ni karemano yanjye ariko se shiri aya mabuno ndi kureba nayawe cyangwa namaguru ni karemano yes cyane yes okay ariko reka ongera uzungurize ndebe ko nakongeraho mbega rwasa abahizi wampaye umva wowe ndaguhekenya umva ndagukoza ibicumwa bakubaregura binkorera neza nakabere ndabona kagihagaze nawe uri kubibona cyangwa uri fresh ako sana nyoko mwa cyane aho uko nkureba gutya mama wawe ubameze umva nameze neza ako sibo nta kuntu najya mpekenya umwana na nyina mwa oya nanone oya mama wawe se umuhagaze akereka ibyo tubyihorere rero kambaze nkubwire uramenye ntumbihirize rega nubikora nabi ntabwo wancika ese ubwo giye nabikora nabi gute reka ahubwo reka nkubaze ikibazo hari abantu umuntu abikora bameze nk'ibiti urumva mbese ahamye ahantu hamwe urumva wowe uzi kunyongera umugabo ndabizi uzi kwa kuntu kwaje kwa pura umugore abavuga ngo uko tuntu uratuzi aha ikindi ndi kukumva ntago ari bya bindi urumva ukanayiririmbira ase uzi ukuntu bayiririmbira urabizi ndabizi aha none se reka nkubaze ubu ngubu ko ubona tugiye kwiyeranja tukaba tugiye kwiyeranja mbese hagize nk'umuntu uturaburiza wabyifatamo uturaburiza se nagira ngo mbanze menye ko ibintu urabikora neza tayari ndihangana sinaje kugushimisha ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati tugakora ibintu atisanzuye uri kumva ariko ndakurya urumva nizere ko urirekura ariko se urameneka ndameneka urameneka ako se kirimo umwana kirimo tayari kabisa rero ndumva nta bintu byinshi ngewe nakwishyuye nizere ko twabyumvikanyeho we nta kibazo bo nazanye metero twagiye ugiye mu gacucu hariya 30 ravamo turayarya 50 hano bitandatu 70 na
urubibi n'uru naho ngaho. Karori rero iki kibanza emutse hari indi nyana y'imbwa y'umukomisiyoneri ikigurishije Karori byambabaza kuko urumva njya kuguhamagara nako hariya hose ukaza ukagera hano. Urabona ko imiyenzi bagiye bakorotira dore kuri iyi miyenzi dore iyi ngiyi ubwo ni ukuvuga ngo kigiye gucya kikagenda kikazamuka ararabuna Niriya hose sinzi naho nimba twageramo tugatera imetero ariko ubu ngubu njyene nagiye mpimisha inkoni yanjye kuko urabona ni metero iruzuye ariko ndavuga nti nta kibazo njye nzahamagara Karori buriya Karori ni inshuti yawe ngo fata umwe ndi umutekinisiye siko no kubyubaka se mbyubaka iki kibanza rero birahuye rengejeho kabiri ariko ntacyo nari nagereranyije ubwo rero sinzi ukuntu nagiye gucya mba nshyizemo kiriya cyangombwa kuri piyasi kizondege nsanga neza 650 iki kibanza rero Karori nimba ufite umukiriya tugomba gukora umukiriya ndashonje kiri gushaka miliyoni 50 nta mukomisiyoneri uri kumva 50 nta mukomisiyoneri ubwo rero tugomba kureba ukuntu turenzaho izacu byiburesha oya ntabwo ari kongera nkora arashakamo miliyoni 50 umukiriya mfite ngiye kumwumvisha uburyo ahangaha ashakamo miliyoni 60 10 ni zake eshanu zawe eshanu zanjye cyo rwose icyo nicyo ngukundira Karori ntabwo nakubeshya buriya ngewe uretse wenda nkwereke na UPI kuko wenda twanamufotora wenda iyi UPI tugahita tuyimuhereza none se Karo mwayitegereza urebe ahangaha ni 70 ingahe mu kumanuka gutyo ubuhagarike ni 140 ingahe ni 185 aha ugakubitaho hano hari 240 ingahe hano nyine urabona ko hano n'ubutambiki Karori rero ngira ukuntu dukorera aya mafaranga yo aya turarya nta n'umuntu uyankure mu ntoki ubwo rero ubu ngubu nshatse ahubwo nayabariye ndaje mpamagara umugore agiye kuzana umuceri njye nahoze ngira ngo aya yo ndayafite njye nahoze ngira ngo wowe iki kibanza banagite ubu uzi igihe kimaze Karori we kuki utambwiye kari ko naragiye nakamadeni nakajya haza nabwigeze baza bwa komisiyoneri bw'inga ukajya buze miliyoni 15 ukaza bugatera intuza ariko njye nkajya nyeka yuko genda umutekinisi wewe ndabizi yo bigize umwuga wewe abakiriya ndabizi uri nabo Karori buriya nicyo kintu cyatumye ngwamagara ahantu yera n'umwumbatisha wenda ari n'umuntu ushaka guhinga hari imyaka umukirazo hamwe ahandi ajya hahinga imyumbati n'amateke mu kimbo cyo gushyiramo ese koko ntubireba rege inaho ubutaka buriya burateze nta kwirwa usiza nta kuzazanamo za mashini ngo ahantu hahagaze hameze gutya ni ukubera amaguru ushaka kubaka ntacyo indabyo zaba imiyenzi zabimushishikariza yego imiyenzi nayo izagizana umwuka mwiza cyangwa ajya anywa amazi n'ubundi azajya nese ni umuhinzi yaba ari umuhinzi cyangwa arashaka kubaka akanya twamaze dore rogi se wayo kwaje kwa pro nayibonye ariko nawe ntugatinde mu makuru nayibonye nizere ko nta bintu byinshi kandi ni hano none se ibibor se ubwo reka mbikoreho wani bise ni ibiki nyine taya sinabitunganije se noneho rero nazanye akantu ko kwifashisha shatu aka kantu ni burungi ariko nkunda abantu nkamwe tu mwitwaza materiel ubwo ndeko ariko aka ni sawa nigira kanyejugunya ahangaha yes reka nzemba ngasase neza none ukagusa yaguye kimya ndagasa n'abantu bari tayari Karori rero rwose wenda ubukene mfite wenda imyaka ubwo nakubonye yabi narangiye oya imyaka ureke Karori we iki kibanza kirapye baba data we icyo ni igiki kiravumbye we yanaguze hasi nyamureka uyikoze yanaguze hasi Karo umuvumo utadukurikira Karori byarangiye iki kibanza gihambyemo umusazi kugira gute reba Karo kumanywa ya rukumba reba inyo hejuru bazitunze ayiwe data Karo mbabarira tugende we si muri abakomisiyoneri
iyi nkuru nayo mugenda muyicuruza.